Ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze. Ni iminsi mike ishize haciwe inzoga zamenyekanye cyane mu Rwanda nk'ibyuma kubera ingaruka mbi ziri mu urupfu, ubuhumyi no kubyimba amaguru. Tugiye kurebera hamwe uburyo izi nzoga za rikeri zahitanye ubuzima bw'abatari bake no guteza urugomo, uburozi bubamo butera umuntu gukora ibyo atakabaye akora abaye ari muzima, n'impamvu dukwiye kuzirinda no kuzigendera kure. Nubwo haciwe izo mu Rwanda, hari izo mu bihugu by'abaturanyi ndetse n'i Burayi, nazo zishobora gutera ibibazo bikomeye nk'ibyo twavuze haruguru. Nubwo zigicuruzwa, nazo dukwiye kuzitondera zikanyobwa mu rugero. Nge mujye kubana ndi Angel Michael. Rikeri ni ubwoko bw'inzoga bukorwa hifashishijwe inzoga y'umwimerere, ethyl alcohol cyangwa ethanol, igashyirwamo isukari, amazi, impumuro n'ibirungo cyangwa imbuto kugira ngo ihabwe uburyohe bw'impumuro yihariye. Akenshi iba ifite alcohol iri hagati ya 15 na 30%, nubwo hari zishobora kurenga cyangwa kugabanuka. Icyambere kibanzwe gukora mu gukora izi nzoga ni ugutegura ethanol, inzoga y'umwimerere. Intambwe ya mbere ni ukubona ethanol yo mu rwego rw'ibiribwa byitwa food grade ethanol mu rurimi rw'amahanga. Iyi ishobora gukorwa hifashishijwe ibisheke, ibigori, ingano, imyumbati ndetse na molasses, ibisigazwa by'isukari. Ibi bibanza guhindurwa isukari, hanyuma hakongerwamo umusemburo witwa yeast kugira ngo isukari ihinduke ethanol. Nyuma ya fermentation, amazi aba arimo inzoga acishwa mu mashini za distillation. Ibi bituma haboneka ethanol isukuye. Hakurwamo ibintu bishobora kwangiza ubuzima harimo methanol n'ibindi bishobora kwangiza umubiri w'umuntu. Mu nganda zemewe n'amategeko hakoreshwa ibikoresho bipima ubuziranenge kugira ngo ethanol ibe ifite umutekano. Icya gatatu, ethanol ivangwa n'ibindi bikoresho birimo amazi meza yanyujijwe mu buryo bwo kuyasukura, isukari cyangwa sirapu. Hakongerwamo impumuro, amabara yemewe gukoreshwa mu biribwa ndetse na extracts z'imbuto cyangwa ibirungo. Ni muri iki cyiciro rikeri ihabwa uburyohe bwayo. Icya kane, abahanga bapima neza ijanisha rya alcohol, ABV, pH, uburyohe ndetse n'isuku y'ibinyobwa. Niba alcohol iri hejuru cyane, bongeramo amazi meza kugira ngo bageze ku rugero bashaka. Icya gatanu, hakorwa filtration. Rikeri inyuzwa muri filtre zikuramo utwatsi duto, ibisigazwa n'ibindi bishobora gutuma ibisa nabi. Ibi bituma isohoka isobanutse kandi ikagira isura nziza. Icya gatandatu ni quality control. Mbere yo kujya ku isoko, laboratoire zipima methanol, ethanol, heavy metals, microbe ndetse n'isuku y'icupa. Iyo hari ikibazo, umusaruro w'inzoga yabonetse ntago urekurwa. Nyuma y'umusaruro umaze kwemerwa, ushyirwa mu macupa, akuzuzwa za rikeri, agafungwa neza, agashyirwaho ibirango byayo ndetse agapakirwa mu makarito yabugenewe. Reka turebere hamwe impamvu methanol ari mbi cyane kandi yirindwa mu binyobwa bya rikeri. Methanol si ikoreshwa mu gukora rikeri zemewe. Iyo umuntu ayinyweye, umubiri yihindura formaldehyde ndetse na formic acid. Ibi bishobora kwangiza imyakura y'amaso, gutera ubuhumyi buhoraho ndetse no gutera guhumeka nabi. Ushobora kujya muri koma no gutera urupfu iyo ari nyinshi cyangwa hatabonetse ubuvuzi bwihuse. Niyo mpamvu inganda zemewe zikora ibizamini byinshi kugira ngo methanol ibe iri munsi y'urugero rwemewe cyangwa idahari mu rwego rwateza ikibazo. Ushobora kwibaza kuki ari ibinyobwa bishobora guteza ibibazo. Hari gukoresha alcohol itujuje ubuziranenge, kudakurikiza amabwiriza y'isuku, kudakora ibizamini bya laboratoire, gukoresha ibikoresho bidakwiye ndetse no gukora ibinyobwa mu buryo butemewe n'amategeko. Iyo ibinyobwa bikozwe n'inganda zikurikiza amabwiriza y'ubuziranenge, biba bigomba kuba byaragenzuwe mbere yo kujya ku isoko. Icyitonderwa, kunywa inzoga nyinshi yewe n'izujuje ubuziranenge bishobora guteza ibibazo bikomeye by'ubuzima nko kwangirika k'umwijima, umutima, ubwonko no kongera ibyago by'impanuka. Ku rundi ruhande, ubuhumyi buhoraho bufitanye isano cyane cyane no kunywa methanol, si ethanol isanzwe ikoreshwa mu nzoga zemewe. Ibinyobwa byujuje ubuziranenge buke
cyangwa se byiganano ni kimwe mu bibazo bikomeye byugarije ubuzima rusange mu bihugu byinshi ku isi. Ibi binyobwa bishobora gukorwa mu buryo butemewe, bikaba bidakurikiza amabwiriza y'ubuziranenge cyangwa bikigana ibicuruzwa byemewe kugira ngo bishukishe abaguzi. Icyo bisobanura, hari amoko abiri akunze kugaragara: ibinyobwa byujuje ubuziranenge buke bikorerwa mu nganda cyangwa ahandi hadakurikije ibisabwa mu gukora ibiribwa n'ibinyobwa. Bishobora kuba birimo ibisigazwa by'imiti, umwanda cyangwa ibindi bintu bitemewe. Ibinyobwa by'iganano bishyirwa mu macupa asa n'ay'ibyamamare cyangwa bikandikwaho amazina y'ibicuruzwa bizi, nyamara ibiri imbere atari byo. Ni gute biba ikibazo? Mu nganda zemewe, buri cyiciro cy'umusaruro kigenzurwa na laboratwari, ariko abakora ibinyobwa mu buryo butemewe bashobora gukoresha ethanol itujuje ubuziranenge, kuvanga ibinyabutabire bitagenewe kunyobwa, kudakurikiza isuku, kudapima urugero rwa alcohol ndetse no kudakora ibizamini bya laboratwari. Ibyo bishobora gutuma ibinyobwa biba bibi ku buzima. Methanol ni iteza ibyago bikomeye. Kimwe mu bibazo bikomeye ni ugukoresha methanol aho gukoresha ethanol yo mu rwego rw'ibiribwa. Methanol ni alcohol ikoreshwa cyane mu nganda, urugero mu gukora amarangi, solvents, antifreeze n'ibindi bikoresho by'inganda. Ntabwo igenewe kunyobwa. Iyo yinjiye mu mubiri ihinduka ikinyabutabire gishobora kwangiza cyane ubwonko n'imyakura y'amaso. Ibimenyetso bishobora kugaragara nyuma yo kunywa ikinyobwa kirimo methanol cyangwa cyanduye: umuntu ashobora kugira isesemi, kuruka, kubabara umutwe, kuzungera, kubabara mu nda, kutabona neza, kubona ibintu bimeze nk'igihu, guhuma burundu, guta ubwenge, ushobora kujya muri koma, ndetse bishobora guteza urupfu iyo hatabonetse ubuvuzi bwihuse. Ibimenyetso bishobora gutinda amasaha menshi mbere yo kugaragara, ariyo mpamvu ari ngombwa kwihutira kujya kwa muganga igihe biketswe. Ese ushobora kwibaza kuki abantu bamwe bahuma? Methanol yangiza cyane optic nerve, umwakura w'amaso ujyana amakuru mu bwonko. Iyo uwo mwakura wangiritse bikabije, umuntu ashobora gutakaza ubushobozi bwo kubona burundu. Ese kubyimba ibirenge biterwa na methanol? Ntabwo kubyimba ibirenge ari ikimenyetso cyihariye cya methanol, ahubwo abantu banywa inzoga nyinshi igihe kirekire bashobora kubyimba ibirenge bitewe n'izindi ndwara zishobora guterwa cyangwa gukazwa no kunywa inzoga nyinshi, harimo kwangirika k'umwijima, kwangirika kw'impyiko, indwara z'umutima ndetse n'imirire mibi. Bityo kubyimba ibirenge ntibivuze byanze bikunze ko umuntu aba yanyoye methanol. Dukwiye gukaza umutekano mu kurinda ubuzima bwacu. Gura ibinyobwa byanditseho neza kandi bifite inkomoko izwi. Irinde ibinyobwa bikoreshwa ahantu hatazwi cyangwa bitagira ibirango byizewe. Ntukanywe ibinyobwa bifite impumuro cyangwa ibara ridasanzwe. Niba abantu benshi bagize ibibazo nyuma yo kunywa ikinyobwa kimwe, hagarika kugikoresha maze ubimenyeshe inzego zibishinzwe. Niba hari ukekwaho kunywa ikinyobwa kirimo methanol, ajyanwe kwa muganga ku kanya. Kuvurwa hakiri kare bishobora kugabanya ibyago byo guhuma cyangwa gupfa. Iyi niyo mpamvu ibihugu byinshi bishyiraho amategeko akomeye yo kugenzura inganda zikora ibinyobwa no gukura ku isoko ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge igihe bibonetse. Mu Rwanda, inzego zibishinzwe nka Rwanda FDA zishobora gutegeka ko ikinyobwa cyangwa uruganda rukurwa ku isoko cyangwa rugahagarikwa igihe habonetse ko rutujuje ibisabwa n'amategeko cyangwa rushobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Mu Rwanda, FDA inatangaza urutonde rw'inganda cyangwa ibigo byamburwa impushya cyangwa byahagaritswe igihe bibaye ngombwa. Impamvu zikunze gutuma ibinyobwa bikurwa ku isoko zirimo kutuzuza ibisabwa by'ubuziranenge. Iyo ibizamini bya laboratwari bigaragaje ko ikinyobwa kitujuje ibisabwa mu mutekano cyangwa ubuziranenge, gishobora gukurwa ku isoko. Icya kabiri ni ukudakurikiza amabwiriza y'isuku n'ikorwa ry'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa. Inganda zigomba kubahiriza amabwiriza agenga isuku. Kutabikurikiza bishobora gutuma ibikorwa bihagarikwa. Icya gatatu ni ibibazo byo gupakira cyangwa kuranga ibicuruzwa. Urugero, Rwanda FDA rwabujije gukora no gucuruza inzoga zipakiwe mu macupa ya plastike kubera impamvu z'ubuzima rusange. Rusaba ko zishyirwa mu macupa y'ibirahure cyangwa ibyuma byemewe. Icya kane ni ukutagira impushya cyangwa kwamburwa uruhushya
iyo uruganda rutubahirije ibisabwa rushobora kwamburwa uruhushya rwo gukora cyangwa ibikorwa byarwo bigahagarikwa. Icya gatanu ni ukurinda ubuzima bw'abaturage. Iyo hari impungenge ko igicuruzwa gishobora guteza ingaruka ku buzima, inzego zibishinzwe zishobora gutegeka gusubizwa mu ruganda, ibyo bita recall, cyangwa kigakurwaho burundu mu gihe hagikorwa iperereza cyangwa hafashwe icyemezo cya nyuma. Reka turebere hamwe ingaruka ziterwa no kunywa inzoga zirimo methanol cyangwa izindi nzoga zakozwe nabi. Methanol ni ubwoko bwa alcohol butandukanye na ethanol, aribwo bukoreshwa mu gukora inzoga zemewe kunyobwa. Methanol ikoreshwa cyane mu nganda nk'uko twabivuze haruguru, harimo gukora amarangi, imiti isukura n'ibindi bikoresho bicuruzwa by'inganda, ntabwo igenewe kunyobwa. Iyo umuntu anyweye ikinyobwa kirimo methanol cyangwa cyandujwe na methanol, bishobora gutera uburozi bukomeye busaba ubuvuzi bwihuse. Methanol ikora gute iyo igeze mu mubiri? Nyuma yo kunyobwa, methanol yinjira mu maraso ikagera mu mwijima, aho ihindurwa na enzyme ikabyara formaldehyde ndetse na formic acid. Ibi nibyo byangiza cyane ingingo z'umubiri, cyane cyane amaso, ubwonko, imyakura, impyiko ndetse n'uburyo umubiri uhumeka. Mu masaha ya mbere umuntu ashobora kugira isesemi, kuruka, kubabara umutwe, kuzungera, kubabara mu nda ndetse n'umunaniro ukabije. Rimwe na rimwe ibi bimenyetso bishobora kumera nk'iby'umusinzi usanzwe, bigatuma abantu batamenya ko ari uburozi bukomeye. Iyo methanol ikomeje gukora mu mubiri, hashobora gukurikiraho kutabona neza, kubona ibintu bimeze nk'igihu, kubona urumuri rwijima, guhuma amaso, guhumeka nabi, guta ubwenge ndetse no kujya muri koma, bishobora guherekezwa n'urupfu. Kuki methanol itera ubuhumyi? Methanol yangiza umwakura w'amaso, optic nerve, wohereza amakuru ava mu jisho ajya mu bwonko. Iyo uyu mwakura wangiritse cyane, umuntu ashobora gutangira kubona ibintu bitagaragara neza, ashobora gutakaza ubushobozi bwo gutandukanya amabara. Mu bihe bikomeye ashobora guhuma burundu. Iyo ubuvuzi butabonetse hakiri kare, yangirika cyane kurushaho. Ese kuki bamwe bapfa? Formic acid iterwa na methanol ituma amaraso aba acid cyane. Metabolic acidosis bikabangamira imikorere y'umutima, ubwonko n'ubuhumekero. Iyo ikibazo gikomeye kandi ntihaboneke ubuvuzi bwihuse, bishobora kuvamo koma cyangwa urupfu. Ese kubyimba ibirenge biterwa na methanol? Ntabwo kubyimba ibirenge ari ikimenyetso cyihariye cya methanol, ariko abantu banywa inzoga nyinshi igihe kirekire bashobora kubyimba ibirenge bitewe n'ingaruka zo kwangirika kw'ingingo z'umubiri, harimo umwijima, umutima ndetse n'impyiko. Niyo mpamvu kubyimba ibirenge bidahagije ngo umuntu yemeze ko yahuye n'uburozi bwa methanol. Niba umuntu amaze kunywa ikinyobwa agatangira kutabona neza, kuruka bikabije, kunanirwa guhumeka cyangwa guta ubwenge, agomba kujyanwa kwa muganga ku kanya, kuvurwa hakiri kare. Nibyo bishobora kugabanya ibyago byo guhuma cyangwa gupfa. Methanol ni ubwoko bwa alcohol butagenewe kunyobwa. Iyo yinjiye mu mubiri, ikibazo si methanol bwayo gusa, ahubwo n'ibyihindurwamo n'umwijima. Niyo mpamvu uburozi bwayo bushobora kuba bukomeye cyane. Methanol ijya mu mwijima, aho ihindurwa na enzyme ikabyara formaldehyde ndetse na formic acid. Izi nizo zifite uburozi bukomeye, by'umwihariko formic acid niyo itera ibibazo byinshi ku mubiri. Yangiza uturemangingo tw'umubiri. Formic acid ibuza uturemangingo gukoresha umwuka wa oxygene uko bikwiye kugira ngo tubyare ingufu. Iyo ibi bibaye, ingingo zitangira gukora nabi, ubwonko bukagira ikibazo, umutima n'ibihaha bigatangira kunanirwa. Amaso, cyane cyane umwakura w'amaso, ukenera ingufu nyinshi kugira ngo ukore neza. Formic acid iyo wangije, umuntu atangira kubona ibintu nabi, atangira kubona nk'aho hari igihu cyangwa urumuri rwijimye. Iyo ubuvuzi butabonetse hakiri kare, ubuhumyi bushobora kudakira. Iyo formic acid yiyongereye cyane mu mubiri, amaraso aba acid cyane, umutima ugatangira gutera nabi, ubwonko bukananirwa ndetse no guhumeka bikagorana, guta ubwenge no kujya muri koma. Bihita bikurikizwa n'urupfu mu gihe umuntu atabonye ubuvuzi mbere agitangira kugaragaza ibimenyetso. Ubuvuzi iyo butanzwe hakiri kare bushobora guhagarika methanol itarahinduka ikinyabutabire gifite uburozi bwinshi. Iyo ubuvuzi butanzwe hakiri kare, hakosorwa ikibazo cya metabolic acidosis ndetse
kikagabanya ibyago byo kwangirika kw'amaso no kongera amahirwe yo kurokoka. Niyo mpamvu umuntu ukekwaho kunywa metanol agomba kujyanwa kwa muganga ako kanya. Icyitonderwa, metanol ni uburozi bukomeye, ariko ntabwo iba iri mu nzoga zose. Inzoga zemewe kandi zakozwe hakurikijwe amabwiriza ziba zikoresha etanol yo mu rwego rw'ibiribwa, si metanol y'uburozi. Uburozi bwa metanol bukunze kuboneka mu binyobwa byanduye cyangwa byakozwe mu buryo butemewe. Kwikingira ibinyobwa bishobora guteza uburozi bisaba ubwitonzi haba ku baguzi, abacuruzi n'inzego zibishinzwe. Dore zimwe mu ngamba z'ingenzi: gura ibinyobwa bifite inkomoko izwi, gura ibinyobwa mu maduka cyangwa ahandi hantu hacururizwa ibyemewe. Irinda ibinyobwa bigurishwa mu buryo butazwi cyangwa ahantu hadafite uburenganzira bwo kubicuruza. Reba ibipfunyika n'ibirango byabyo. Mbere yo kugura, reba niba icupa rifunze neza, reba niba ibirango byabo bidacitse cyangwa itagaragaza ibimenyetso by'uko icupa ryafunguwe hakongerwamo ibindi. Reba itariki yakozweho n'iyo izarangiriraho niba zigaragara. Irinda ibinyobwa bisa n'ibyiganano, niba ibara ryabyo ridasanzwe, bifite impumuro ikomeye idasanzwe cyangwa bigurishwa ku giciro kiri hasi cyane ugereranyije n'ibisanzwe. Ni byiza kubyirinda kuko bishobora kuba bitujuje ubuziranenge. Kurikiza amatangazo y'inzego zibishinzwe. Iyo inzego zishinzwe kugenzura ubuziranenge zitangaje ko igicuruzwa runaka cyahagaritswe cyangwa cyakuwe ku isoko, abaturage bagomba guhita bareka kugikoresha no gukurikiza amabwiriza yatanzwe. Irinda inzoga zakozwe mu buryo butazwi cyangwa zidafite amakuru agaragaza uwazikoze n'aho zakorewe. Nubwo inzoga yaba yujuje ubuziranenge, kunywa nyinshi bishobora guteza ibibazo bikomeye by'ubuzima, birimo kwangirika k'umwijima, kwangirika k'umutima, kwangirika k'ubwonko, kongera ibyago by'impanuka n'imyitwarire ushobora guteza ibyago. Niba nyuma yo kunywa ikinyobwa umuntu agize isesemi no kuruka bikabije, kubabara umutwe cyane, kutabona neza, kuzungera, guhumeka nabi cyangwa guta ubwenge, irinde gutegereza ko byikiza. Shaka ubuvuzi bwihuse. Iyo hakekwa uburozi buturutse ku binyobwa, jyana umurwayi kwa muganga ku kanya. Niba bishoboka, jyana icupa cyangwa amakuru y'icyo kinyobwa kugira ngo bifashe abaganga mu gusuzuma ikibazo. Tanga amakuru ku nzego zibishinzwe niba ukeka ko hari ibinyobwa bishobora guteza ibibazo ku buzima. Menyesha inzego zibishinzwe kugira ngo hakorwe iperereza. Ibi bishobora gufasha gukumira ko abandi bahura n'ingaruka nk'izo. Ubuzima burindwa n'ubwitonzi. Kugura ibinyobwa bifite inkomoko izwi, gukurikiza amatangazo y'inzego zibishinzwe no kwihutira kujya kwa muganga igihe hakekwa uburozi ni zimwe mu ngamba z'ingenzi zafasha kugabanya ibyago byo kwangizwa n'ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Reka dusoreze aha. Jye mwari kumwe na Michael. Twirinde kunywa ibinyobwa bitujuje ubuziranenge ndetse n'ibyemewe tubinywe mu rugero rukwiye. Hasta la vista.